Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki kuri uyu mugoroba muri kumwe na Sentama. Tuje mu makuru yacu umugoroba wo kuwa 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Sindi jyenyine kandi ndi hamwe n'umushyitsi wacu uhora tugenderera ahangaha kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Mushakamba mwiriwe neza muraho? Sentama wiriwe? Mwiriwe neza Mushakamba mwiriwe? Yego twiriwe neza. Yego. Uyu munsi hari amakuru ndavuga ko ashyushye. Amakuru araharashyushye buriya mu bintu twagarukamo kuri Sadeke tukagaruka ku ngabo z'abarundi Mushakamba ngo ntizigipfira n'imusozi zipfira no mu mazi. Noneho turebe Wazarendo ibitero byazo tunagaruke kuri Joseph Kabila ayama arakora bimwe tujya tuvuga ngo ni ugutwika cyangwa ni ukurya hiti. Abantu bamwe bazi ko ataje ari mu kindi gihugu, abandi bazi ko ari Goma. Nta uzukuri, abantu barimo barabyibaza byabayobeye cyane. Hagati aho ariko mbere yuko tureba kuri ibyo tuvuze wari uvuzeho, Ababiligi ngo banze kuva ku izima ntibashaka gutererana imfubyi yabo Gisekedi. Ababiligi n'ubundi ntabwo bamutererana. Ngo muri Kindu ngo hageze abantuza benshi. Abandi Babiligi hageze indege y'Ubabiligi ya nayibonye ijya kugira ibara ry'umukara ukuntu ya Special Force. Ngo rwose baba baje ku rugamba ngo barebe ko na 23 bayikubitira muri Warikare, cyane ko nabonye ibitangazamakuru by'Kinshasa byongera kuvuga ko ngo M23 ikiri muri Warikare itigeze hava. None bo ko batahavuye ahubwo batagakuye bo no kuba bahari ubwo batahavuye cyangwa ko bahageze. Ikindi yavuze ko kwimura ibirindiro, ntabwo yavuze kuva muri Warikare. Gusa ngo Intare Boduwe yego nawe yaba yarahageze, yego, ku buryo noneho bishobora kuba tugiye kujya twumva inkuba zikubitira mu mashyamba ya Warikare buri munota. Intare Boduwe byo araza kubereka boroshye, n'ubu wasanga ari inkuba yatumye bavuga. Ariko ngo yanavuze yavuze agashoka kahoze kikaraze hariya kavugije ubuhuha. Ahagana he? Hariya muri biriya bice bya Warikare. Ntiwumva, niyo mpamvu bavuze. Ahitwa Kibati. Ahitwa Kibati rwose agashoka kavugije ubuhuha. Baguye benshi. Birumvikana iyo agashoka kafashemo. Yego. Iyo agashoka kafashemo twumva amarira, twumva imirambo, tukumva gutakaza ku ruhande rw'uhanganye na ziriya ntare. Yego. Reka twirebera agasuzuguro ka Sadeke kari mu mujyi wa Goma. Rwose hari ababyita ngo agasumburutso ngo bakazamuye. Ngo barimo abarundi bakita ngo ni akanyaro. Yego. Ngo bafite akanyaro. Ngo bakazamuye kuri 23. Ngo bakazamuye kandi barafashwe makreta ubundi gihe bariyambabara nk'amateka. Ni nako birariko. Bariyambabara nk'amateka kuko ahantu bari ni ahantu baragose ntibakwinyagambura. Rero nkaba mbona ibyo bigira byose ni agasuzuguro k'ubusa. Wabona isekurume bari burye ku bunane y'ihene. Yego. Ni nk'uko yagira agasuzuguro. Nahoze ndeba niba ari abateraga urwenya. Yego. Ngo Sadeke ngo yabwiye 23 ngo izava Goma, ngo ari uko ngo imaze kubona icyizere cy'uko uriya mujyi uzasigarana umutekano.
uzasigara utekanye nkaho n'ubundi bari bahari baharinze. Shakamba kariya ni agasuzuguro kuko abantu batarumva ko imbaraga zabakubise zishobora kurindira umutekano uriya mujyi. Ni agasuzuguro pe. Ni agasuzuguro kuko imbaraga zabakubise kuba zarashoboye kubakubita n'ibikoresho bari bafite n'utuntu banganaga zashobora no kurindira uriya mujyi umutekano. Gusa ngo 23 nayo niyo iri kubiteza. Niyo yabiteje kuko ngo ubundi agakwiye kuba yarabahambirije kera. Ngo yabarezezana iminwa some. Agakwiye kuba rwose bari kuvuga Goma mu mateka. Yabareze bajeyi barezana iminwa some none barimo barayihinduka. Uyu munsi byari biteganijwe ko bataha. Yego. Ariko ngo birangira hari imodoka zabo zidashobora ko cyangwa ibikoresho byabo badashobora gutwara batabona uko batwara. Yego. Birangira basabye ko baba baretse. Yego. Makuru ari kuhwihwisa ko yaba ari kuwa 5 cyangwa kuwa 6. Kuwa 5 cyangwa kuwa 6 aya makuru nanjye nayabonye nibyo rwose. Amakuru nabashije kubona kwa Dr. Dashi. Yego. Utanga amakuru nk'umuntu uhagaze hari yigoma. Yego. Uri kuyakurikiranira hafi niko abigaragaza. Reka ndebe inkuru ye uko yatangiye. Yego. Yatangiye avuga ko uyu munsi batagitashye. Yego. Abasirikare ba Sadeke bameze nk'abana. Akantu gato batumvikanyeho na AFC 23 bahita bivumbura nkaho kuba bari muri Kivu ari ibintu bifitiye akamaro AFC 23 cyangwa abaturage ba Sake na Goma. Amazi nta kiri yayandi, hari imbundu udashobora kunyuza muri Goma, yewe banakuretse hari izo utanyuza mu Rwanda. Imodoka zawe zose bashobora kuzireka zikagenda kuri protokole baguhaye, ariko hari imbunda byo utatungutsa i Rubavu. Yakomeje ati Sadeke barayibwiye bati izo mbunda nta kibazo rwose muzijyane uko zakabaye, amasasu mu modoka imwe, imbunda mu zindi modoka, ndetse nizo modoka zanyu za Mamba na Caspir mujyane, gusa iriya yindi ntabwo mwayinyuza Goma. Ikindi Wazalendo na FARDC bari muri izi nkambi zanyu baza tubereke aho tubajyana mu igororero ryacu. Yakomeje agira ati aba banyagwa ntibakigiye uyu munsi, sinzi impamvu bivumbura nk'abana. Akantu gato batumvikanyeho na AFC bahita birakaza. Niba bazi ko hari uwo baba batera imbabazi, ubu nibwo bari kwiga ko ari abasirikare batsinzwe. Nanjye sindi kure banyita Dr. Dashi, ndakomeza nkurikirane ndore. Noneho ndi kumwe, hari umuntu ari kumwe nawe ngo witwa Natani yakuye ku Giporoso. Mu Giporoso muri babandi bakurura amakuru yo mu Giporoso. Yego. Ubwo rero bwarasentama. Iyi Sadeke dukurikije n'ibyo biri kuvugwa ko ngo ishaka ngo kuva Goma yizeye ko Goma izatekana. Urumva ko nagasuzugura ikintu cyose kibaye cy'impinduka barakigira urwitwazo rutuma badataha, kandi bari hari ari benshi. Bigaragara ko hari undi mugambi bari bafite, cyane ko ejo nanone umwe mu basirikare ba Sadeke yavuze ko barambiwe gukomeza kugambaniramo 23 kandi itarigeze babanira nabi nyuma y'uko batsinzwe. Mushakamba ahangaha mbonyemo ibibazo bibiri. Yego. Mbonyemo ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni iki ngiki. Kuba bari abantu babitse mu bigo byabo babitsemo FDLR.
kuba byaravuzwe ko bagize uruhare muri kiriya gitero cy'Igoma. Icyo nari mvuze mbere kimpamiriza neza ko kiriya cya kabiri cyabaye. Ikindi gikurikiraho rero nshaka ubona ko byagiye bivugwa ko niba bava hariya banyura mu Rwanda bakambuka Tanzania bahingukira bagera ahitwa Cyato muri Tanzania. Yego. Aha naho rero hajya havuga ibintu bibiri. Icya mbere ni uko bazava Cyato buri wese ataha mu gihugu cye. Icya kabiri ni uko barimo bajijisha bashobora kuva Cyato bamanuka muri Tanzania binjira i Burundi bakinjira mu gace ka Kongo kagenzurwa na Kinshasa bakagaruka mu mirwano bundi bushya. Aka gasuzuguro rero nk'akisekurume yo ku bunani y'ihene. Nyemerere mbivuge nnyo kuko nta mbaraga bafite uyu munsi. Yego. Niyo mpamvu agasuzuguro kabo nkagereranya nk'akisekurume yo ku bunani kuko n'ubundi biba biburangira ibazwe irimo. Aka gasuzuguro gashobora kuba gashingiye kuri ibyo byose. Gashobora kuba gashingiye kuri ibyo byose, ejo tukazababona bagarutse mu mirwano. Ikindi mbonamo gushaka, ikindi mbonamo nibaza, banze hari ibintu banze byo gusana ikibuga cya Goma, barangiza bakagenda bakurira ku kibuga cy'indege cya Goma, ibikoresho byabo byose bakabitwara. Ngo Gisekedi yarabibabujije. Gisekedi rero buri gihe ibitekerezo bye bihora bitandamye. Gisekedi yanze gushikirana. Anajyayo mu buryo bwa nyirarureshwa. Uyu munsi abanyepolitike bakomeye barimo kumushyiraho biyizira mu burasirazuba, igihugu gifite kapitale ebyiri. Ngo ejo twahoze tuvuga ko Kongo irimo Kongo ebyiri, hari Kongo yo mu burasirazuba, yego, ifite umurwa mukuru Goma, hakaba na Kongo ifite umurwa mukuru Kinshasa iri mu burengerazuba, ikagira na ba perezida babiri, aho buri umwe uw'i Kinshasa ntashobora gukandagira i Goma, uw'i Goma ntashobora gukandagira i Kinshasa. Yego. Ibi rero byo kuba yarababujije Mushakamba, arababuza ko nta mbaraga afite ngo azabibahesha, arababuza ngo bizagende. Ibi rero nkaba mbona n'ubundi amaherezo ni ukugaruka mu mirwano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Hari abibeshya rero muri iyo ntambara hari yararangiye, ahubwo ngiye mbona ari bwitangiye, igiye gutangira ari bwikomeye. Birumvikana cyane. Nicyo nabibonagaho. Nibwo ikomeye, ariko buriya ku nyeshyamba ko intambara itinda ibirimo yiyorohera inyeshyamba, ariko irambira leta cyane ko inyeshyamba ziba ziri kubona amaboko mashya, kandi ziba zaragiye hari n'aho zitsinda. Nibyo rero akaba ari byo bituma rimwe na rimwe intambara ikurikiye iyabanje yorohera inyeshyamba kurusha korohera leta. Iyi ntambara tuyirebye neza iraza gutangirira i Goma, izahera hirya iriya nk'uko babivuga banyuze mu Burundi, bizagenda izahera hirya, ahubwo za Goma zajya habaho udutero shuma, birumvikana, twa gicengezi. Yego. Kubera ko ariya mabandi ntiyapfa gushira, ariko intambara ntiyahera hagati cyangwa ku ruhande, izahera aho bahana imbibi n'umwanzi. N'ikindi uvuga mu makuru namenye numvise nakurikiye, muri ariya mabandi burya ngo afite amabara yose, namwe y'i Burayi aracyarimo. Byanashoboka. Uyu ngo aracyarimo, aracyayiruka muri ririya shyamba, aracyacangacanga muri ririya shyamba. Arega biriya bigo bitarazima, biriya bigo bitatu, urabona bariya b'abacanshuro, abacanshuro ntabwo bagiye bose,
hari abakirimo hariya muri ariya mashyamba, hari abiziritse ku ifaranga, hari abakiri hariya rwose. ubwo tuzaba tubabona bafashwe nk'uko bafashwe bwa mbere. ariko kubona umucancuro umaze amezi angahe atoga ari mu ishyamba, umenya byaba bisa nabi, byaba bisa n'umwaka, yarahindutse icyatsi kibisi, byaba bisa n'umwaka neza neza, ushobora kuba yarahindutse icyatsi kibisi. n'inzara ze zacukuye ibijumba kubera inzara cyane rwose. umucancuro wo mu FDLR ateye ubwoba. Bwana Sentama, yego, ngira ngo uko byagenda kose, yego, iragoma 23 izizera izatekana ari uko biriya bigo bya SADC bitari hariya ndetse n'ibya MONUSCO, kuko nibura ariko ubundi izaba ifite uko kugenzura ibintu. nibyo mvuga nanjye, ubundi bamaze iki? akamaro bamaze hariya ni akahe? ntako ni ukuhaba kugira ngo barebe ko bakomeza gukoreshwa na Kisekedi, yego, mu bugambanyi bwabo, yego, cyane ko bagifite icyizere ko ngo 23 izarekura uriya mujyi, yego. ngira ngo wenda ni ukureba barabara amezi 3 23 yamaranye Goma mu 2013. oya, ni ibyumweru yamaze, burya ntabwo yamaze. ni ibyumweru ntigeze imara amezi, nta mezi yamaze, ni ibyumweru. ubu bari mu gutungurwa rero kubona amezi 2-3 agiye gushira. none se Mushakamba, reka nguhe imvugo yahoraga mu kanwa kabo. bahoraga bavuga bati bunagana bunagana bunagana. none ntibakivuga, barahebye, ntabaye mu kindi gihugu. uyu munsi barimo baravuga ngo Goma Bukavu, Goma Bukavu. ariko buriya ikibahima ni uko nta wundi mujyi uriyongeraho. nihiyongeraho undi mujyi bizaba bibaye ceceka. ubwo ikizabacecekesha ni Uvira na Kisangani. Uvira na Kisangani, cyangwa kumanuka na Kindu igafatwa. byiza cyane. Reka dukomeze turebe ku yindi ngingo. Yego, turebe hariya ingabo z'u Burundi zigushyikirira muri Kivu y'Amajyepfo. Ko ziri gupfa. ariko Mushakamba ntabwo ari imisozi gusa, hari n'izaguye mu mazi zirapfa cyane. ngo hari abaherutse kugwa mu mazi muri Tanganyika. muri Tanganyika ejo nibwo inkuru yakwirakwiye. yego, bagera kuri 12. kandi buriya bariya 12 ngo 2 nibo bari bazima, abandi bari inkomere zigiye kuvura. ngo bakubiswe na twirwaneho, bakubitiwe na twirwaneho muri ba bandi 17. Amadubu yari yabateye amajanja. urumva amadubu yabishemo 17, abandi baba inkomere. ariko hari n'abambwiye ko buriya ntabwo bari kurwana n'amadubu, ahubwo bari kujya kwiba. yego, barakubiswe birabarenga, bayoboka inzira yo kwiba, basahura inka, basahura kubera ko ngo hariya hepfo ntibagihembwa kandi ntibashaka kubwirane kwivumbura kuri Neva. yego, barahitamo kuvuga ati natwe tuhabe tubabeshya twiba, turebe ko tugira icyo tugwiza mu mifuka yacu, cyane abasirikare bakuru. yego, bagiye kwiba inka rero z'abanyamurenge, basanga amadubu ari hafi, arabarasa koko 17 barapfa. abasigaye niko bamwe barakomereka barahunga. yego, mu guhunga rero niko bamwe babonye ko bakomeretse bagomba kwambuka Tanganyika. niko kugera muri Tanganyika nabwo bibabera ibindi, bararohama. 12 nabo biyongera kuri ba 17. yego. ubwo faze ya mbere yo gupfa birabaye. yego, faze ya kabiri rero ngo ni special force. yego, yigize abakomando kandi ari imbonerakure z'abasivili. basanga amadubu abarusha imyitozo,
ariko bibaze umuntu ugenda yise umukomando yarangiza agakubitwa n'amadubu ngo bari bagiye amadubu arakomeye hariya. Amakuru avuga ko bagiye bambaye gisivili. unyibukije akantu ari uriya munyarwenya witwa Yakamwana sinzi niba umuzi. Ndamubona. hari akantu aheruka arimo abwira Kisekedi dore ko akunda kumubwira amubwira ati sha Kisekedi ati ati RDF irarenze ntukitereze RDF buriya RDF bakurangiza niba we mu buriri bahagusanga ibyo wigira ibyo urwana nayo metro akantu sinzi aho kari nari kuzakakwereka kagusetsa cyane nawe bamubwira ati Kisekedi sha ntukibeshye banza araka umbabarire mbanze nkarebe uze kukumva biriya Kisekedi aba yivugisha ntarakubitwa byo ntarakubitwa pe ntabwo arakubitwa nibyo yigira ari aho ngaho ko iyo bamubwira ngo ashyikirane akabyanga ntabwo aba azi ibintu uko bimeze ariko buriya yabimenye ntabwo yakongera ko yibereye muri perezidanse se azi ibibera ahandi ariko ashobora kuzikanga byamurangiranye ko ntabwo abyumva buriya ntarumva azumva hari igihe azumva aracyashukwa n'amabuye y'agaciro atanga ibyo ashaka guhabwa ariko hari igihe azabyumva yumve ko bikomeye ibyo tumubwira ko neva ko arega hakubitwa neva iyo ubona ahantu ukabona ahantu haza umuntu wari perezida wa repubulika ukabona hari ingabo zigukubita buri munsi nta na rimwe ukoramo wowe buriya uba ukwiriye gutuza ukarwana ubwo ushoboye ukarwana ubw'imishyikirano aho kurwana urw'amasasu kuko ntacyo yageraho rwose na neva nawe uvuga ngo arakubitwa gusa ariko ntabwo akoramo ese urumva n'amazi aramutwara nawe ariho atariho ntabwo ariho ngo niba ushobora gupfusha abasirikare bangana kuriya baguye mu mazi ari gukorera amafaranga ibindi ntibimureba urakorera amafaranga ntumenye buriya ameze mugereranya yaba hari umugabo wamugereranyije n'umwera yagereranyije mugenzi we n'umwera itabi kuri sitasiyo ya esanse ariko uriya yagiye mugereranya na wa wundi utema igiti kimuha amatunda abasirikare be baramuhaye 85% by'abasirikare be bose bari muri yarangiza akabibagirwa ntabafate neza biriya rero bishobora kumurangiza byonyine yego aka kantu ndakabuze nzaba nkaguha ariko karasekeje nzagashaka neza nkagushya nta kibazo gusa nyine abarundi barababaje ariko ubanza araka mushaka ariko ibintu byose byabo byagiye bibabera bibi niba ubyibuka abarundi bakubitiwe ngungu ahantu henshi bakubitirwa mu kibira ngira ngo iyi ntambara niba ari abantu yabereye mbi ni abarundi ba neva bakubitiwe henshi n'iwabo bashobora kubakubitirwa bakomeje kure n'iwabo bakubitirwa bakubitirwe mu hehe gusa niba wakabuze twakomeza nta kabuze reka twikomereze tukareba Joseph Kabila kananiye reka ibyo bikomeje kuba agatereranzamba reka twareba Joseph Kabila nabonye hari abavuga ngo yavuye i Goma ngo ajya Namibia amakuru wayabonye
ntayabonye ariko ariya makuru ngira ngo nibo bacanga mushaka. Kugeza uyu munsi nta gihamya cy'uko yageze i Goma usibye inkuru amagambo gusa. Noneho byasubiye urudubi aho Auguste Kambele umunyamabanga uhoraho w'ishyaka rya Joseph Kabila uvuze ko ntawe wigeze agera i Goma rwose. Avuze ati ntawe ageze i Goma, uvuga ko ari i Goma nagaragaza ifoto cyangwa se video ikimenyetso simusiga. Ati ntawe wigeze agera i Goma. None se ya myanzuro yafashwe Kinshasa bayifatiye. Aho rero niho naho we yahise avuga ati ibi byose n'ibihimbano bya Kinshasa kugira ngo barebe bakunde bamwandagaze bamusebye bibasira abandi. Ati byose barazira ko hari inama badutumiyemo tukanga kuyijyamo kubera ko ibintu byabo bijagaraye. Bari batumiye abantu ba Tshisekedi. Kabila iri shyaka rya PPRD. Aha rero umuntu akabishingira avuga ngo nta wajya kumenya amakuru ya Kabila kurusha abantu be ba hafi ishyaka rye uriye ku bantu nk'aba ishyaka bari nk'urugo rwawe. Ku banyapolitiki ishyaka bari nk'urugo rw'umuntu rwose ku buryo ibyategurwa byose by'ibanga bijyanye na politike byakamenwa n'abo mu ishyaka ajya kurusha kumenwa n'itangazamakuru. Gusa biramutse ari ukuri atarahageze yaba azi gutegura kugira ngo gushe mu kinyoma itangazamakuru ry'isi yose ndetse na leta ya Kinshasa. Ntabwo ari ukugusha mu kinyoma itangazamakuru ahubwo ni no kugusha mu kinyoma na leta y'Kinshasa cyane rwose. Kuko urabona yarahubutse ifata imyanzuro ihagarika ishyaka rye. Minisiteri ebyiri zifata imyanzuro ihagarika ishyaka rye na Kisekedi asubika uruzinduko yari arimo ruvamo ikitaraganya ahubwo aruvuyemo yiruka bafatira Kingakati yafamuye n'ahandi ngira ngo nihagera kuri habiri. Imitungo ye yose byagenwe kwifatirwa yaba iyimukanwa n'itimukanwa. Ubu n'imbwa zo mu rugo rwe zarafatiriwe. Urabona rero ko yababitsemo ubwoba. Abandi ngo yahise ahava igitaraganya ngo yagiye muri Namibia. Yahavuye atese ko babeshya. Igihari ni uko agomba kuba yarahageze cyangwa atarahageze cyane rwose. Kimwe muri ibyo. Abandi ko yaba yarahageze kera akavuga havuye bakavuga ngo yarahageze ahubwo yahavuye. Ku buryo urumva ni urujijo. Igitangaje ni ukugira ngo leta minisitiri w'imbere mu gihugu avuga adafite ibimenyetso. Kera gihugu kimeze nk'ikitagira ubutasi. Igendere ku bihuha. Kera gihugu nta butasi kigira. Uvuga ejo nababwira ko yageze i Kinshasa bazatangira kujagajaga Kinshasa bamushakisha. Cyane rwose n'ubu ushobora gusanga bari guhigahiga ati wa mugabo ashobora kuba yavuye i Goma akaza i Kinshasa. Ni ikigaragaza cyakoza ubuhanga bwa politiki ya Kabila. Kabila n'ubu sindamumenyera. No kugonganisha abantu imitwe yicecekeye. Ariko iki kigaragaze ko Kabila Kisekedi ari umwana. Politiki ya Kisekedi ari ikambakamba imbere ya Joseph Kabila. Iraciriritse cyane. Kuko reba uburyo batangiye bavuga kuva ubwo uriya munyamabanga w'ishyaka rya Kisekedi ariwe watangije ati Kabila yahunze igihugu. Yego. Ubwa kabiri Kisekedi ati Kabila niwe ufasha mama 23 niwe uyiri inyuma. Ubundi ati yagezeyo. Biragenda barasakuza ba Bemba. Yego. Baba baraje bati yageze yariyo. Yego. Biricecekera imvugo ziburujisho. Yego. Bategereza ijambo rya Kabila barariheba. None babuze ijambo rya Kabila bati twumiwe mufatira ibintu bye byose mugire gute.
byose bikaba ari ibintu bitagira gihamya. yego Kabila ntasanzwe, Mikabange neza neza. yarabacanze byo muri iki cyumweru. Abantu bafata iki kuri Kabila? Kabila je naje kubona ari uyoboye politiki ya Kongo. Ubwo abajyanye bajyaho. Ati Kabila yageze Igoma, Kabila ari Zimbabwe, Kabila hari n'ubundi bigeze kuvuga ngo ashobora kuba ari Lubumbashi. Ugasanga birabasajije ntibatuje. Birumvikana. Numva ko Kabila ataboroheye mu by'ukuri. Imyaka 18 ayobora igihugu si mike. Ni myinshi cyane ariko afitemo n'ubwenge budasanzwe. Ngira ngo twagana ku musozo. Yego ariko ahangaha Wazalendo aho bagabye ibitero za Nyangezi ntabwo ntacyo twabivuze. Twayisimbutse na Kamanyora. Nibyo bwana Sentamanye, Wazalendo zimaze iminsi zishaka gutera abarundi bakazitambika. Yego. Bakazibuza gutera bati muretse mudakoma Rutenderi tukisanga badusubiranye inyuma bakatwaka Uvira. Yego. Abarundi babonye ko irantambara atari yo guhubukira, atari yo kwiyenza kuri M23 kuko babonye ko cyane ko bo babona isano ya nyuma basigaranye bo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Uvira. Yego. Barabona ko Uvira nimara kuvamo umurundi uri mu bice bitari byo muri Kivu y'Amajyepfo ngo ahunge, ibyo bizaba birangiye, gutaha bizamugora. Umurundi bizaba birangiye. Niva n'abakabona ko ntazongera kurya, bizaba birangiye. Na bimwe yajyaga yirata ngo yimye Abanyarwanda ntazaba kibibona. Kisanga intambara basigaranye bagomba kurwana. Yego. Niyo kwiyererutsa, niyo kwitwa ko bahari ariko bashinzwe gukomakoma ati mwe muretse tubanze tuhembege, mwe muretse dukorera ukundi kwezi gutyo cyane. Wazalendo rero ngo zo kwa Yakutumba zarambiwe zigaba ibitero mu bice bya kure ariko byegera Kamanyora na nuza na Kamanyora na Nyangezi. Yego. Ariko nk'ibisanzwe basanze bidashoboka. Izateye ngo hasubiyeyo mbarwa nk'uko bisanzwe bibagendekera. Yego. Babona ibintu bibabereye ibindi. Ubundi bavuga bateye ariko gusubirayo agaceceka bakaruca bakarumira. Yego. Kubera ko batera bagaba ibitero bikoreye intwaro bagasubirayo bahetse intwaro n'imirambo cyane. Ariko ntabwo bayiheka yose cyane, tumenyereye ko bakoresha amamoto. Bafite ukuntu imirambo bayifungira ku mamoto, ubundi bakayitwara kuri za moto, bagatwara abo bashoboye, abo badashoboye bagasigara. Iyo babakubise nibwo bigenda gutyo bakigendera, uwabakubise akigendera, ariko hari igihe bakubitwa bagasigara nta n'uburyo bafite. Yego. Ni muri urwo rwego rero bakubiswe barirukanka basubira inyuma nk'ibisanzwe. M23 ntiyirwe bakurikira. Yego. Kugeza uyu munsi hategerejwe kuzareba M23 umunsi izafungura urugamba rugana Uvira bya nyabyo. Yego. Ubundi isano y'umurundi n'umunyekongo ikaba irafunzwe. Yego. Muri iyi ntambara kuko isano yo izahoraho kuko bafatanije igihugu, bahuje imipaka, n'abaturanyi bahanye imbibi, n'abaturanyi, n'abavandimwe, ariko isano muri iyi ntambara izarangirira Uvira. Yego. Iyi mirwano ntisanzwe kuko imirwano yose ya Wazalendo ni irutwa na stati. Ni nk'ikirere nicyo gikuba mu kanya izuba riba riva mu kanya tukabona imvura irakubyiraguye. Yego.
ni ukwikangata ngo baragabye ibitero bageraho bagakubitwa bagapfa bagataha biyenza ku barundi ngo twapfuye twenyine. Nuko bihagaze, nta kindi, nta bitero bidasanzwe, nta kidasanzwe, ahubwo barebye nabi intare zabagabaho udutero tuzima zikabakoramo afite amashagaga, tukongera tukabona amarira ya Wazalendo. Yego. Ndumva nta yandi makuru mfite kuri iyo ntambara, kuri ibyo bitero bya Wazalendo. Nyemerera tugane ku musozo. Yego. Ariko dusoze nk'abarimu, burya abarimu bakora ikintu bita ni nko gusubiramo ibyo bamaze kwigisha. Turebe kuri ibi tuganiriyeho, abantu basigarana iki nk'amakuru, basigarana iki kuri SADC uyu munsi, bimeze bite ko twavuze ugasuzuguro kayo, kuri SADC basigarana iki? Kuri SADC M23 yanze kuba inyeshyamba. Yego. Igaragaza ubumuntu. Yego. Ariko SADC ni abagambanyi. Yego. Ni abagambanyi bazanwe no gukorera amafaranga mu butumwa bwitwa bwa SADC ariko bwa gicancuro. Yego. Baratsindwa. Yego. Ntibashaka kumva ko batsinzwe ngo batahe ku neza. Yego. Ahubwo barashaka ko bataha icyo nakwita ingemu zabo. Yego. Barashaka ko batahana ingemu zabo kandi bagataha bareza udutuza. Barashaka gutahana ishema kandi ntaryo batsindiye muri kandi baratsinzwe. Yego. Ikindi twareba, reka turebe ku ngabo z'u Burundi zikomeje gutikirira muri Kivu y'Amajyepfo, ho turasigarana iki nk'amakuru tuvuzeho? Ubundi wagira umugaho nk'umunota umwe cyangwa amasegonda kugira ngo izi ngingo zose tuzinyuremo bumve icyo umuntu yasigarana nk'amakuru. Ku Burundi nk'uko twabivuze, zatsinzwe zikitenguha EAC Region Force. Zatsindiwe muri Masisi, zikomeje gutsindwa. Uyu munsi Kivu y'Amajyepfo ziri kurwana kugira ngo zitirukanwa isano zari zifitanye na leta ya Kongo ibaha amafaranga itavaho kano kanya. Ariko udutero twose bagerageje yabo twa gikomando two kugira ngo tutagaragara bari kudukubitirwamo. Bisobanuye ko intambara umurundi yarayitsinzwe nubwo adashaka kuyivamo kubera icyo ari kuyikuramo. Yego. Kandi hari n'abaheruka kugwa mu mazi n'abagiye kwiba nabo barahapfira cyane rwose. Uburundi nko mu minsi 2 butakaje abasirikare barenga 40 gutyo kandi b'abakomando. Ngo ikindi twaganiriye kuri Wazalendo zagabye ibitero inyangezi hafi ya Kamanyora muri ibyo bice, ariko hasubiyeyo mbarwa. Nyuma tuganira kuri Kabila ukomeje gucanga, nimvuga muri iyo mvugo ubwo nabuze ikinyarwanda gisobanutse cyo kubisobanura. Amakuru ye akomeje kuba amayobera ku bantu, kuko bamwe baravuga ngo yaraje abandi ntiyaje, ugasanga n'abavuga ngo yaraje nta gihamya ifatika kuko ntabwo yigeze yigaragaza ngo avugane n'abanyamakuru bamubone. Bigeze banamubona yakirwa hari ibintu, ibyo byose ntabyo babonye. Naho bavuga muri Namibia nta gihamya ihari ifatika. Mu by'ukuri bikomeje kuba urujijo, ngira ngo ayo niyo makuru twaganiriyeho Mushakamba. Nyemerera ngushimire, umugoroba mwiza. Ndagushimiye, gubwa neza. turabashimiye cyane bakunzi bacu, ariko kandi turabibutsa bashya mutarabikora ntimwibagirwe gukanda subscribe, ikandwa rimwe gusa. Abandi mwese ntimwibagirwe gukanda like kuri aya makuru yacu kugira ngo bigaragare ko mwayakunze kandi mudukurikira neza. Ikindi ntimwibagirwe kuyasangiza inshuti zanyu mukanda kuri share, aho mushobora kuyabasangiza mukoresheje telefone na WhatsApp cyangwa se ubundi buryo ndetse na mashine.
ikindi rero kirenze kuri ibyo ntimwibagirwe kutwandikira mubinyujije muri comments mudushyikirize ibitekerezo ibyifuzo n'inyunganizi zanyu kugira ngo turusheho kubakorera ibintu binoze. Turabashimiye rero umugoroba mwiza kuri twese. Nari Sentama.